ijwi ry'urugwiro, ijwi ry'urugwiro mu biganiro bitandukanye. Ni kuri 81.8 FM IRTV, ijwi ry'urugwiro. Urugwiro na muzika ni kuri 81.8 FM ijwi ry'urugwiro. 81.8 FM IRTV, ijwi ry'urugwiro. Yeah man, this is URTV FM 81.8 ijwi ry'urugwiro rivugira ipari mu Bufaransa, kumvikanira mu karere k'ibiyaga bigari no muri Afurika y'Iburasirazuba. URTV FM ijwi ry'urugwiro. Nitwa Shema Manzi Blessed, nkunda radiyo ijwi ry'urugwiro. 81.8 FM IRTV, ijwi ry'urugwiro. Ese wari uzi ko URTV ijwi ry'urugwiro ari radiyo ivugira online? Kurikira ibiganiro byayo byiza, banyamahoteli, banyamaresitora, abacuruzi, abikorera n'abandi bose babyifuza. Nimutugane tubamamarize ibikorwa byanyu ku giciro gito utasanga ahandi. Umugani w'ijwi ry'urugwiro. Mbacira umugani mbabimbuza umugano, nuzavika ntarange azasanga ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Inuma yaritse ku nzira, agaca karayarurira, uruvu ruravugiriza, hapfa imbwa n'imbeba, hasigara inka n'ingoma, kera habayeho. Mwabana mwe nshuti z'ijwi ry'urugwiro, tugeze mu mwanya w'umugani w'ijwi ry'urugwiro. Njye ubacira ndi Andre Isaka. Mwe mudukurikiye kuri radio ndabaha ikaze, kandi namwe mudukurikiye kuri YouTube channel namwe ikaze. Uratwumva kuri radio ukanze wa eshatu akadomo IRTV akadomo FR, kandi ushobora no kutwumva kuri YouTube channel ebyiri za IRTV, arizo IRTV 250 na Ngeisa 250. Wakibaza uti uyu munsi nabateguriye uhe mugani? Ariko simbatindirangiye kubacira umugani wa Ngunda igice cya mbere. Hari abantu mwaba mwarumvise uyu mugani, mwumvise hari aho nateshutswe, burya ngo nta ntwari katanyaruka, mwankosora ntacyo biba bitwaye. Mwanyuza kuri WhatsApp guteranya 276 347 399 mukandikaho ndi muri studio, none nkaba nabikosora se cyangwa n'ubutaha nkaba nabikora. Ndashimira ababashije kudukosora ku mugani twabaciriye ubushize. Ntarambiranye rero mureke mbacire umugani nkuko nabivuze, kandi nawe uri buze kugira uruhare muri uyu mugani ndagushimira. Ushobora kuba wanabwira mugenzi wawe nawe agakanda wa eshatu akadomo IRTV akadomo FR akadukurikira, cyangwa se agashaka kuri YouTube channel IRTV 250, byaba bitamworoheye agashaka Ngeisa 250. Ngunda igice cya mbere. Habayeho umugabo akitwa Ngunda. Uwo mugabo yari icyago, yari ishyano, yari igisahiranda. Uko yaryaga ni nako yahingaga. Yahingaga rubona yose, agakubitaho na musasu. Iyo niyo yari isambuye. Ndetse mu misozi y'u Rwanda na mabimba ya Ngunda yahingaga. Uwo mugabo yari afite imirima ku Nyundo ya Bugoyi. Hari uduce tumwe na tumwe twahinduye amazina ndetse cyane, ariko nkeka ko Bugoyi ubu ngubu ni muri za Rubavu cyangwa se Nyabihu, hirya iyo ngiyo ujya mu burengerazuba bw'u Rwanda. Dukomeza rero n'umugani wa Ngunda mu gice cyaho cya mbere. Arakuyarukira ashaka umugore, akaba umukobwa wa Gacumu, arongera ashaka undi, akaba umukobwa wa Mirenge ku Ntenyo, ashakiraho n'abandi 4, bose bashyika abagore 6. Ukuntu yaryaga nta mugore umwe wajyaga kumubumba, namwe murabyiyumvira. Umunsi umwe Ngunda aribwira ati ngiye kwa databukwe kumuha umubyizi.
Ngunda arakugendera no ku ntenyo abwira kwa sebukwe ati mukwikire amasuka 50 njye kubaho umubyizi. Kwa sebukwe bakaba abakungu, amasuka barayakwikira barayamuha ajya kubaha umubyizi. Nshuti mwana muto ukurikiranye IRTV mu ijwi ry'urugwiro, aho tukugezaho ikiganiro umugani w'ijwi ry'urugwiro. Urumva uyu mugabo byaraje kugenda bite? Reka ndeke twumve ino ndirimbo akanya gato, ngaruke mu kanya dukomeza. Ntabwo indirimbo irangira, ndayicamo igice turaza komeza kuza kuyumva, ariko uyu mugani uraturyohera. Twumva iyi ndirimbo urumve mwana wanjye. Urugo rw'urukeye mwana wanjye urumve wirira, ntukanyuremo mu rw'urukiniro. Umukobwa w'imirarwe mwana wanjye urumve wirira, ujye umuhaka turikomeza ingendo. Umuhungu udakeye mwana wanjye urumve wirira, umwe wijimye iteka ntukanamurore. Umukobwa udatuza mwana wanjye urumve wirira, ururimi rurenga ntukanamukoze. Reka dukomeze rero indirimbo ndizera yari iryoshye, kandi no mu kanya irakomeza. Urumve mwana wanjye nguciye rero umugani. Bibutse ko ndi kubacira umugani wa Ngunda igice cya mbere. Ikiganiro turimo ni umugani w'ijwi ry'urugwiro kuri IRTV 250 kuri YouTube channel, kandi no kuri washata.irtv.fr radio, aho ushobora kutwumva unyuze kuri Zeno FM. Dukomeza rero n'umugani. Ngunda atangirira mu rugondo, ahinga ntenyo yose, abirinduka mu kinyoro kwa byakuza cumu. Ngunda agakubita isuka hasi kabiri, ubwa gatatu akazamura agafuni. Ngunda amara atya amasuka yose ntiyasiga n'imwe, abona guhingura. Nuko wa murima Ngunda ahinze Mirenge awoherezamwe abatezi. Abatezi bakorera kubura hasi no kubura hejuru, barihata cyane, ariko ubuhinge burabananira. Wowe baza kuko Ngunda yahinze imanzi, igisubizo nkikugerejeho. Dukomeze n'umugani wacu. Mirenge abibonye ati uyu muntu waduhingiye atya natwe tumuhembe. Babaga ingumba kabombo, bashisha amafu, bavomesha amazi yo kuvuga imitsima, benga n'amayoga menshi, ndetse n'abaturanyi bazana na bamazimano. Inyama zimaze gushya n'imitsima imaze kuvugwa, bazana ibidasesa, badendagazaho inyama, bazana n'imbehe nyinshi zuzuye umufa. Babwira n'abazana ibibindi by'inzoga mu nzu, barahuzuza. Amarobe y'imitsima bayuzuza ibyibo n'amakangara. Ibi bikoresho nisegure gato ku bana batabizi, murabona ahagana hasi mu busobanuro bw'iki kiganiro kuri YouTube. Ndaza gushyiraho aho mushobora gusanga amafoto y'ibi bikoresho n'ubusobanuro bwabyo, kugira ngo turusheho kugwiza urugwiro, abana banamenye nyine ibikoresho byo hambere uko byitwaga n'amafoto yabyo. Kandi ndisegura ku bantu batabashe kumva indirimbo badukurikiye kuri YouTube channel, kubera amabwiriza ya YouTube ntabwo bayumvise, ariko umuntu wadukurikiye kuri radio IRTV.fr inyuze kuri Zeno, ndibaza indirimbo muri kugenda muyumva.
ndakomeza rero, nari ngize aho ngira nti Mirenge abibonye ati uyu muntu waduhingiye atya natwe tumuhembe. Nuko babaga ingumba kabombo, bashesha amafu, bavomesha amazi yo kuvuga imitsima, benga n'amayoga menshi, ndetse n'abaturanyi bazana amazimano. Inyama zimaze gushya n'imitsima imaze kuvugwa, bazana ibidasesa, badendezaho, baradendura inyama, bazana n'imbehe nyinshi zuzuye umufa, bakwiza ibibindi by'inzoga mu nzu yose, amarobe y'imitsima bayuzuza ibyibo n'amakangara. Byose bamaze kubitunganya, bahamagara umukwe wabo ngo naze afungure, maze bamuha amazi arakaraba, bamubisa mu nzu ararya. Niko bigenda mu Kinyarwanda iyo umukwe ari kwa sebukwe. Mwe bakuze abakwe mubimenye, nta mukwe urya nyirabukwe amureba mu maso, icyo kirazira. Ariko sobukwe mwasangira, ariko nyamuneka muramenye ntihazagira umuntu uzasangira na nyirabukwe. Nuko baramubisa rero, Ngunda agira atya atangira gufungura. Ndibaza abatazi uyu mugani cyangwa se mwe mwarawibagiwe, mutangiye kumva uburyohe bwawo. Ngunda bamubishije ari mu nzu ari kurya. Nabaye ndetse gato gukomeza umugani ngo Ngunda abanze afungure. Mu Kinyarwanda cyiza bavuga ko umuntu ari gufungura iyo bagira ngo bavuge Ikinyarwanda cyiyubashye. Muramu we abarira ko amaze kurya, amushyira amazi yo gukaraba. Ngunda amubonye aramubwira ati genda uzi ko iyi nka nyitonoye, abahungu bayiriye bariye inka iryoshye. Ijambo gutonora rirakomeye, reka ndisobanure nubwo harimo n'andi menshi ntasobanuye. Gusa ndasaba ababyeyi mukurikiranye uyu mugani mujye mumufasha musobanurira abana amagambo y'Ikinyarwanda atoroshye gusobanukirwa. Bavuga gutonora inka igihe mu gihe cyo kuyibaga bagize batari ku bundi turakomeza kubaga tutaranumva ko iryoshye, bakaba bakebaho nk'umwijima cyangwa se ahandi hari inyama yoroshye, bakayotsa bagatangira kuyirya kandi batarangiza no kubaga. Nibyo bita gutonora. Aha rero nawe yagize ati nge nduzi ko iyi nka nyitonoye, abahungu bayiriye cyangwa se bayiriye bariye inka iryoshye. Kwa Mirenge bumvise iryo jambo barumirwa. Mirenge abwira umugore we ati dore umukwe wacu ntaho atereye kandi yadukoreye, none tabaranya uzane akari gasigaye mumwongere n'izindi nzoga, gicyampa ngo yijuti rya none. Nuko Ngunda bamushyira ukuguru kwari gusigaye, nyamuneka no kuguru kw'inka, bamuzanira n'inzoga. Kuko rero niho yari akigera mu mahina yo kurya, agakaraga irobe ry'umutsima akariyongobeza. Imikarago y'umutsima ikabisikana n'intongo z'inyama n'umuvu w'umufa, nuko byose akabivundiranya akaroha mu nda. Ngunda akagira umuheha witwaga Ruvunabataka, yaba awukubise mu kibindi cy'inzoga akagisoma umusumwe, akaba aragikonoje. Umugani wacu ugiye kugera ku musozo. Ndongera mbararikire kuza kureba ibikoresho n'amagambo agoranye. Ku bisobanuro ndaza gutanga muraza kubonamo aho mushobora gukanda mukageraho ibyo byose biherereye, cyane cyane mwebwe muri kuri YouTube nimwe mufite amahirwe namwe arushijeho yo kubibona. Indirimbo yacu rero twari twayisubitse, reka tuyisubukure turagaruka tujya gusoza umugani wacu. abahungu b'ibyawe mwana wanjye urumve wigira, abatikoza konje gihujugunya kure. Umwarukunda kayoga mwana wanjye urumve wigira, yarusha inzara arenza n'umukomire.
indirimbo yari turyoheye, ndetse na nyuma y'uko umugani urangira ndakomeza igice cyari gisigaye tuyisoze, ariko tujya kumva indirimbo nari ngeze ahagira hati nuko ngunda bamushyira ukuguru kwari gusigaye bamuzanira n'inzoga, koko rero noneho niho yari akigera mu mahina yo kurya agakaraga irobe ry'umutsima akariyongobeza, imikarago y'umutsima ikabisikana n'intongo z'inyama n'umuvu w'umufa, byose akabivundiranya akaroha mu nda. Ngunda akagira umuyahawe witwaga Ruvunabataka, yaba awukubise mu kibindi cy'inzoga akagisoma umusumwe akaba arakonoje. Nuko amaze kurya arasohoka yimyoza ngo ntacyo ariye, nyamara ubwo yari amaze ingumba yose wenyine, kandi bamuhaye n'ibibindi by'inzoga nabyo biguze inka, byose arabitsembatsemba biroha mu nda ye. agenda abibogekeye mu ibondo rimwe. Nuko kwa sebukwe baramuherekeza arataha, basigara batangarira inda nini ya Ngunda. Sinjye wahera hahera umugani mwabana mwe namwe nshuti z'umugani w'ijwi ry'urugwiro. Ndizera ko uyu mugani ari ahantu usubikiye, cyari igice cya mbere, nzawusubukura ubutaha. Mwumvise aya Ngunda mu murima ahinga amasuka akayamara 50, nibyo yakoze kwa sebukwe nuko yatashye. Ubwo naho ubutaha, nari André Isaka, iyi ni IRTV ijwi ry'urugwiro, sauti ya kirafiki ivugira i Paris mu Bufaransa, kandi ikiganiro wari umugani w'ijwi ry'urugwiro. Namwe aho muherereye ndabasuhuza cyane, muri inshuti z'urugwiro. Bye, naho ubutaha, ijoro ryiza. Mukokuza korumeye mwana wanjye urumve wigira, ubona bwarushinga ngo rugere isuku. Uzasanga uwashinga mwana wanjye urumve wigira, umeze n'ubutwari n'ukurabimwe.